turakwitabye karamenya gasani kuko duhamagaye ku neza yawe ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri uyu wa kabiri w'icyumweru cya mbere cya Adventi tariki 3 Ukuboza 2024 ubwo duhimbaza Mutagatifu Francisco Saveri. Abasaveri aho muri mwese turabasuhuje, mugire umunsi mwiza kandi nimwubahwe. Ngaya masomo ajya gutwegereza Imana. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe wa 11 umurongo wa mbere kugeza ku wa 10. Dore ibyo Uhoraho Imana avuze: umumero uzashibuka ku gisi cya Yese, inkomoko ye izamuke ku muzi wacyo. Umwuka w'Uhoraho uzamwururukiraho, umwuka w'ubuhanga n'ubushishozi, umwuka w'ubujyanama n'ubudacogora, umwuka w'ubumenyi n'ukubaha Uhoraho, kandi unamutoze gutinya Uhoraho. Ntazaca imanza akurikije igihagararo cyangwa zikimura akurikije amabwire. Intamenyekana azazicira imanza zitabera, azarenganura abakene bo mu gihugu. Umugome azamukubitisha inkoni y'ijambo rye, umwuka w'umunwa we awicishe umugiranabi. Azakindikirisha ubutabera nk'umukandara, akenyeze umudahemuka umweko. Ikiro kizabana n'umwana w'intama, ingwe iryame iruhande rw'umwana w'ihene. Inyana n'icyana cy'intare bizagaburirwa hamwe, biragirwe n'akana k'agahungu. Inka n'igicokoma bizarisha mu rwuri rumwe, ibyana byayo bibane mu kiraro kimwe, intare irisha ubwatsi nk'ikimasa. Umwana ukiri ku ibere azakina ku kiryamo cy'inshira, igitambambuga cyinjize ikiganza mu mwobo w'impiri. Ntawe uzaba kigira nabi cyangwa kore amahano ku musozi wanjye mutagatifu, kuko igihugu kizasakarwamo n'ubumenyi bw'Uhoraho nk'uko amazi yuzura inyanja. Uwo munsi nibwo inkomoko ya Yese izashyirwa ejuru nk'ibendera ry'igihugu, amahanga yose akazayigana, aho atuye hakazabengerana ikuzo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 72. Ubutabera bugiye gusagamba n'amahoro asesure. Mana umwami mwegura ubucamanza bwawe, uwo mwana w'umwami umutoza ubutabera bwawe. Acire umuryango wawe imanza ziboneye, kandi arengere n'ingorwa zawe. Mu gihe cye ubutabera buzasagamba n'amahoro asesure mu mezi atabarika. Azategeka kuva ku nyanja kugera ku yindi, avane ku ruzi ageze ku mipaka y'isi. Azarokora ingorwa zitakamba n'indushyi zitagira kirengera. Azagirira ibambe ingorwa n'utishoboye, aramire ubuzima bwabo. Izina rye rizavugwa ubuziraherezo, ubwamamare bwe bumare igihe nk'izuba. Imiryango yose y'isi izamuherwe nk'umugisha, amahanga yose amwite umunyahirwe. Ubu butabera bugiye gusagamba n'amahoro asesure. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu kwanditswe na Luka, umutwe wa 10 umurongo wa 21 kugeza ku 24. Muri icyo gihe Yesu ahimbazwa na Roho Mutagatifu, maze aravuga ati: Dawe umutegetsi w'ijuru n'isi, ngushimiye ko ibyo wabihisha abanyabwenge n'abahanga, ukabihishurira abaciye bugufi. Koko dawe niko wabyishakiye. Byose nabyeguriwe na Data, kandi ntawe uzi Mwana uwo ari we keretse Data, nta n'uzi Data uwo ari we keretse Mwana, n'uwo Mwana ashatse kubihishurira. Hanyuma ahindukira abigishwa be ababwirira ukwabo ati: Hahirwa amaso abona ibyo muruzi. Ndababwira ukuri, abahanuzi benshi n'abami benshi bifuje kubona ibyo muruzi ntibabibona, no kumva ibyo mwumva ntibabyumva. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Ndagushimira Dawe ushobora byose, kuko ibingibi wabiduhishuriye. Wabikinze abahanga n'abanyabwenge, ubihishurira intamenyekana. Ubihishurira intamenyekana. Bayoboke b'Imana, nimugira amahoro. Nyagasani aragutumye, nanjye arantumiye aha kuri buri munsi. Arifuza ko waza guhava hari icyo wahinduye ku buzima bwawe. Niba hari ingeso mbi wari ufite yatangiye gukumunga, gerageza nyaboneka ugerageze uyirwanye ukurikije amasomo Nyagasani atambukije iwawe. Niba hari icyiza umugenzo mwiza wari ufite, ukomeze, maze aho uri ukomeze ugire neza, maze aho uri ukomeze ubeho neza, kuko Nyagasani akwifuza.
Nyagasani arifuza ko waba umuntu mwiza. Nyagasani arifuza ko yakubona akishima nk'uko abona intumwa ze akazishimira. Nawe wongere urebe, ufite icyo washimira Imana? Nta bintu ufite Nyagasani yagukoreye wamushimira? Nyagasani adutora atari uko dushoboye, ahubwo aradushoboza iyo yadutoye. Nawe rero birashoboka ko hari aho ubona Nyagasani yagukuye, hari ibyo Nyagasani yagukoreye utari witeze. Ibyo nibyo tuje gushimira Imana muri aka kanya. Umutima ushimira Imana, umutima unogeye Imana, ni umutima wiyoroheje. Mu gukomeza tuzirikana kuri amasomo uyu munsi, ndagusaba kuba hafi. Iyi nkuru tugiye gusoma uyakire neza, ugire ubushishozi, uze kuvanamo isomo rigufasha guhinduka no guhindura imigirire itari myiza waba ufite muri ino minsi. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo mu kigo kimwe cy'amashuri, iyo hirya kure cyane Trello, ngo higagamo abana b'abakene. Muri icyo kigo uko biri kose bakagerageza bakabitaho mu buryo bwa gikene. Ngo muri icyo kigo ngo harimo umwana w'umuhanga, intiti, enjeni ukomeye cyane, ufite ubwenge buhambaye cyane. Bijoje ko yajyaga aba wa zeru, nirize kuvuga uwa mbere. Igihe kiza kugera, wa mwana nanjye kuvuga ko amahirwe yaje kumusekera, agira amahirwe atabaho. Agiye kumva ababyeyi be baje kumureba, ati habonetse abaterankunga bakomeye cyane bagiye kugufasha ujye kwiga mu ishuri rikomeye ry'abitegura kuzaba abayobozi. Umwana abisamira hejuru kubera ko nyine agiye kwiga mu kigo gikomeye, agiye kuva mu kigo cy'abakene. Nuko aragenda. Ntabwo byarangiriye aho ngaho. Andi mahirwe yagize umwana hejuru yo kwiga muri icyo kigo gikomeye cyane gitegura abayobozi b'igihugu bakomeye cyane, banemeye ko bagiye kumurihira amafaranga yose y'ishuri gratuitement sans rien payer. Byose bakamurihira kimwe kindi, nta na kimwe yishyuye. Sinaho byarangiriye gusa, yakomeje kugira amahirwe wa mwana, ndetse n'iwabo barabafasha bikomeye cyane, barabubakira, mbese babagusha neza. Uwo mwana agira amahirwe akomeye cyane. Nuko rero aratangira yiga, ariga muri cya kigo, ariga arongera ariga, araminuza bikomeye cyane, aza gusohoka ari dogiteri. Ubu uri gushaka kumbaza uburyo yaje kubona bwa buyobozi. Nuko aragenda kuko akomeza kugira n'andi mahirwe, aza kubona umwanya ukomeye n'ubundi ahantu yagombaga kuyobora, nk'uko nyine yari yanabyigiye nk'umudogiteri. Bagomba kujya bamuhemba akayabo k'amadolari. Ngo uzi ko ukwezi kutarangiye bataramwirukana, ajya n'ahandi mu kindi gihugu, naho bakorana amasezerano dogiteri. Uzi ko nawe atahamaze kabiri baramwirukana, ajya n'ahandi no mu kindi gihugu. Uzi ko yazengurutse ibihugu byinshi kubera ko yari n'umuhanga ushakishwa muri icyo gihe. Ngaho fora icyo yazize, icyo bagendaga bamuziza. Ngo nubwo yari umuhanga ukomeye cyane, ariko yageraga aho ngaho muri ibyo bihugu guhakorera, bahitaga bamwirukana kubera ko hari imico ngo yari yarize itari myiza yo guhita asimbukira gutwana tuduhungu, dore ko nawe yari umuhungu, akadukoresha ingeso mbi. Ubwo ahagiye hose bamara kumuvumbura bagahita baramwirukana ataranahembwa na rimwe. Ubwo birumvikana nyine iwabo bakomeje kwishima, umwana wacu abonye akazi gakomeye cyane. Ariko byaje kurangira igihe cyose yagiye akorera, ahakoze bamwirukana kubera izo ngeso mbi yari yarize muri bya bigo bikomeye cyane byamuteguraga kuba umuyobozi. Nuko neza ababyeyi be bariheba, nawe ariheba, kubona nta hantu amara kabiri agiye guhakora kubera izo ngeso afite. Igihe cyaje kugera neza ababyeyi nabo birabashobera. Ubwo ngo papa yaje kubyemera. Umunsi umwe abonye wa mwana nawe utangiye kumusimbukira, kuri iyo foto nyine y'umuhungu uri gusimbukira se, kumusimbukira mu Kinyarwanda zari ingeso z'ubutinganyi yari yadukanye muri bya bigo yizemo bikomeye cyane byateguraga abayobozi. Nuko aza guhakura izo ngeso zo mu gihu no mu bigunda, zituma agenda asimbukira utwana tuduhungu dusimbukiraho ingeso mbi z'ubutinganyi. Neza ari se arashavura bikomeye cyane, ari nyina arashavura bikomeye cyane,
batangira kwicuza no kwibaza impamvu batamurekeye muri cya kigo cy'abakene ngo akomeze yige nk'abandi, dore ko abandi bana bakuze badukanye imico myiza, bakuriye mu mico myiza, bakurana uburere bwiza, bitwara neza, abenshi bafite akazi, barahembwa, babayeho neza, babesheho imiryango yabo, ariko undi we nta na rumwe arahembwaho kugeza iki gihe, kandi ari dogiteri. Mbega wowe bakristo bavandimwe, Yesu Kristo akuzwe. Ngiye mvugo y'igifaransa igira iti science sans conscience n'est que ruine de l'âme, ngo ubwenge bwose wamenya ariko nta mutima urimo, ni zeru. Aya masomo y'uyu munsi aratwerekeza ku bintu bibiri, umutwe ndetse n'umutima. Ese ufite umutwe, ufite n'umutima, cyangwa se ngo ufite kimwe ikindi utagifite? Abantu benshi dufite imitwe iremereye irimo ibintu, ariko nta mitima tugifite. Iyaba uyu mwana yari yarakomeje agakurira mu ishuri rimutoza uburere nubwo ari iry'abakene, nihangishwa ibintu bikomeye cyane by'abahozi bo mu nzego zo hejuru, yari kuba imiryango imerewe neza, ababyeyi bari ko bishimye. None batashye babaye kubera iki? Ngaho mukungu kiburabwenge ngo atashye babaye kubera iki? Kuko yaratunze ibintu byinshi. Ibyo bintu byinshi ni ibiki? Ni ingeso mbi, za zindi wadukanye, za zindi wataruje mu bihuru no mu bigunda, za zindi watojwe, za zindi hahantu hakomeye bagiye bagutoza bya bigare. Ibyo byose rero bituma uba umuhanga, umunyabwenge, umudogiteri ukomeye, ariko imbere y'Imana ntacyo uzi. Imbere y'Imana umutima wawe ari zeru. Hamwe n'amasomo y'uyu munsi duhimaza Mutagatifu Francisco Saveri, reka dusoreze ku bintu bine biza kugufasha no gutekereza haryo ubwenge bwawe buri au service de l'église, burakorera kiliziya cyangwa buri kuyoborera abana b'Imana ikuzimu kandi by'abantu. Icya mbere turavuga kuri Mutagatifu Francisco Saveri duhimbaza none. Ngo Mutagatifu Francisco Saveri nawe yanyuze mu ishuri ry'abahanga, abanyabwenge, anigisha no muri kaminuza kuko tubisoma mu mateka ye. Ariko ubwo bwenge yari afite ngo aza guhura na Inyasi, wa muyobozi uyobora abantu ku Mana. Ngo Inyasi ngo yamubwiye ijambo Yezu nawe yari yarabwiye abigishwa be ati, François we bishoboke ko nditabye ati karame, umuntu byamumarira iki atunze ibintu by'isi yose akabura roho ye, byabimumarira iki? Nuko Francisco igisubizo yatanze nuko byagezeho nyine ava ku izima ry'ibintu yegukira ubuntu bw'Imana, afatikanya na Inyasi. Nk'uko Francisco yagabinga yohereza Nyagasani atangira kwitangira roho z'abantu, cyane cyane abatari bamenya Kristo. Amen. Ngo ubuhanga nyakuri kuko n'igitabo cyawe kibitwibutsa, Yobu 28:28, kubaho uhoraho nibwo bwenge, kureka icyaha. Kubaho uhoraho nibwo buhanga, kureka icyaha nibwo bwenge. Ngo ubwenge nyakuri, ngo umuhanga nyakuri nuhanga iby'Imana, nuwerekera Imana, ngo umunyabwenge nyakuri. Mu isomo rya mbere twazirikanye rije gutwerekeza nanone ku buhanga bw'Imana ndetse no ku buswa bw'abantu cyangwa ubuhanga bw'abantu nanone ko bihabanye n'ubuhanga bw'Imana. Isomo rya mbere riratubwira ku munsi wa Mesiya azaziraho, le temps messianique, bizaba bimeze biti? Kwiyunga, la réconciliation, ubugome buzashira, ubugome buzacika. Ukurira ifoto nawe y'ikirura kiri kuganira n'umwana w'intama, ukurira ifoto nawe uri gushyira ikiganza mu mwobo w'ishira, uko byaba bimeze nawe ukurira iyo foto. Iri somo ntabwo ari nyirizi nyamaswa, riri gutwereka uburyo abantu biteguye kwakira Mesiya bashobora guhinduka bakaba beza. Nuko wari umugome akareka ubugome bwe akaba umuntu mwiza, ngo uwo Imana inyuramo icishamo ubuhanga bwayo, bityo akaba umuntu mwiza. Uwo muntu mwiza rero ni Imana ikoreramo, ufite amahoro, wiyunze n'Imana, wiyunze n'abagenzi be, umuntu mwiza. Tubabazwa no kuri isi yacu uburyo twacuritse umurongo w'Imana, umugambi w'Imana, uko Imana ishaka ko twakwiyunga tukunguka ubwenge bwayo, twe rero twagiye tubicurika. Isi yacu iri kugana ahantu ahubwo umuntu wari mwiza birangira abaye umugome, umwana wari mwiza bikarangira atojwe ingeso mbi z'ubutinganyi, uburaya, ubuhabara, ibiyobyabwenge. Kandi koko
twari tuzi ko azava umuyobozi ukomeye, umuntu ukomeye cyane. Twitondere amashuri, ibigare, ibintu byose biri kudushuka muri ino minsi bitiyobagiza, bitobye inzira y'Imana. Dogiteri mbega wongereye n'utaracuritse umurongo w'Imana. Ese dogotora zawe zigufasha gushyikira Imana, zigufasha kwiyunga n'abavandimwe? Iri somo ryongere rigufashe njye nawe, wowe dogiteri, kongera kureba haryo wo uko nakataje mu bwenge mu ikoranabuhanga, ni nako n'abavandimwe twakomeje kwiyunga. Cyangwa wasanga kubera ubwenge bwanjye bwinshi ngira nti abavandimwe ntitwongeye kuvuga rumwe, nuko ubwenge bugakubera ikigirwamana cyo gutana n'abandi. Ota messianique, igihe cya Noheli kiregereje, gutangaza amahoro, kuba umunyamahoro. Isomo rya gatatu twazirikana twarivanye mu Ivanjiri, ubuhanga bw'Imana ndetse n'ubuhanga bw'abantu ko bihabanye. Ubwo twumvise Yesu ashimira uburyo Imana, ubuhanga bw'Imana idatora gusa abashoboye, ahubwo bitoye ikabashoboza. Idatora gusa intiti n'abahanga, ahubwo abaciye bugufi, les faibles, les marginalisés, les petits, abo bose ni Imana itambutsa mu bwenge bwa buhanga bwayo. Burya Imana iciye bugufi. Tuzirikana muri cya diveni ko Imana iri hejuru, iri mu ijuru, ariko ikicisha bugufi kamanuka, incarnation, ikigira umuntu ko no kwicisha bugufi. Natwe rero abasanga Imana bose bagomba kuzamuka bicisha bugufi. Imana ntabwo ikeneye ko tumenya iby'isi bikomeye cyane, ubwenge buhambaye, ahubwo ikeneye n'umutima. Abantu benshi dufite umutwe munini uremereye, ariko agatima ni gato. Umutima ntabwo ugera ku Mana. Ivanjiri iri gutwerekeza neza mu myiteguro turimo ya Noheli. Yezu umukene, Yezu uciye bugufi, n'abanyuraho bose, n'abaje kureba baciye bugufi, nibo bashobora kumwakira, nibo bashobora gukwirakwiza inkuru nziza y'Imana. Babakene, babashumba bari gutwerekezaho. Abo ngabo rero ntabwo Yezu abatora mu bantu bakomeye. Ntabwo Yezu iyo ajya gutora reba muri rya shuri y'abayobozi bakomeye cyane, abandi bafite za dogotora zihambaye, ahubwo rero baciye bugufi, kuko aho ngaho nibo bashobora kugira umutima wo kwakira Imana no kuyisangiza abandi. Ukurira ifoto mubyeyi, urebe niba impamyabumenyi ufite, za dogotora ufite nyinshi cyane, aho zigufasha kwegera Imana cyangwa zigufasha guhunga Imana. Komeza ubyibazeho ubwenge ufite aho bukugejeje. Nta na rimwe urabona abantu bagiye kwiga iby'Imana bakaminuza, bazarangiza kwiga bakaba baravuyemo abahakanye bakomeye cyane, abarwanya kiliziya, abirasi. Kubera ikindi iratana ubwenge bwanjye narize, narasomye ndigisome, bikaza kurangira nyine wasomye amasiyansi hano ku isi, ariko wibagirwa gusoma ijambo ry'Imana, wibagirwa gusoma Bibiliya. Nawe aho ngaho nyine uri umuhanga, iby'Imana ntabwo ushobora kugeraho. Bizarangira nawe ushobora gukora amafaranga ntuzayaryeho, ushobora no gukora akazi ariko bikazarangira udahembwa. Kubera iki? Kubera ingeso mbi zawe, ushaka kugenda uriba mu bantu wagiye usaruza, aho se wagiye unyura mu bihuru no mu bigunda. Reka dusoreze ku rugero rwa 4 rwa Mutagatifu Yohani Mariya Vianney. Yohani Mariya Vianney batubwira ko mu myigire ye, mu mutwe ngo batubwira ko nta cyagendaga. Ubwenge bwo mu ishuri ngo ntabwo yari afite, aho yigaga mu seminari ntoya. Batubwire kenshi cyane ko bashatse kumwirukana kubera ko yatsindwaga cyane mu ishuri. Nuko kubw'igitangaza cy'Imana baza kumureka ngo aratambuka, ati iyi nka nipfe gutambuka. Ubu bwato n'andi mazina menshi bari baramuhaye kubera ngo yari umuswa mu ishuri. Igihe cyaje kujya nyine arakomeza kugeza ubwo abaye padiri, ariko batabyumva uburyo umuswa ashobora kuba padiri. Umuntu mu ishuri byananiye, ngo yari ananiwe cyane n'ikilatini, isomo ry'ikilatini, ariko Nyagasani bishoboke ko yagobotse mu murezi umwe wamureraga, atitambuka. Nibyaje kurangira se Yohani Mariya Vianney kubera uwo mutima yari afite, abaye ikirangirire nka padiri, le curé d'Ars, Saint Curé d'Ars. Yohani Mariya Vianney aratwibutsa hamwe n'Ivanjiri n'uwo munsi ko Imana idakeneye cyane umutwe wuzuye, ahubwo ikeneye umutima ugororokeye Nyagasani. Nk'uko bizarangira
uzajya kubona ubona abantu b'abahanga, ese nta nibo bitwara neza, nta nibo koko basenga, nta nibo bagororokera Imana uko bikwiye. Uyu mutagatifu agufashe nanjye afashe kongera kwiyibutsa ko icyo Nyagasani akeneye muri ino minsi ni ubuhamya bwiza bw'ubuzima bwacu. Nyagasani akeneye imitima myiza ihindura n'abandi. Ntabwo Nyagasani akeneye ko wiga ukagira dogutora n'andi mashuri menshi cyane y'abayobozi, ukayobora igihugu, ukayobora isi. Nyagasani akeneye abayobozi b'imitima, kuko nicyo tubuze. Na niyo mpamvu uzasanga muri ino isi yacu iri kugenda ihinduka inahindana, ingeso mbi nyinshi cyane zikwirakwira, abantu bari gutoza abandi ingeso mbi, bigare byo mu bihuru no mu bigunda. Kubera iki? Ni abahanga mu by'isi, abahanga mu ngeso nyinshi mbi, ariko imitima yabo iri kure y'Imana. Twongere turebe ahantu henshi tujya tunyura bakaduhemba amafaranga menshi, tugakorera ifaranga byinshi, ariko imitima yacu iri kujya kure y'Imana. Tujye turebe ibigare za association, amakoperative twagiye tujyamo y'ibigare bidutoza ingeso mbi, ubusambanyi, ubutinganyi, ubuhabara, ubwomanzi, ibiyobyabwenge. Ibyo byose biri kugenda biturarura. Mubyeyi ucungire hafi abana bawe, nawe bataziga amashuri akomeye bikazarangira bakomeretse, ukazabura ihene n'ibiziriko. Kandi ngo abana bawe bariga bafite dogutora, ariko se wamenya ikiri inyuma y'izo dogutora? N'Imana iri inyuma y'izo dogutora, n'ubuhanga bw'Imana. Cungira hafi mubyeyi, cungira hafi. Iyi si iri kumera amenyo, ucungire hafi. Iyi si yuzuye ibigare byinshi biri guhemba ibifaranga byinshi bitubutse, bakaguha ibintu byinshi cyane, amazu, amafaranga menshi, ariko ubugingo bwawe uri kugenda ububura buhoro buhoro. Byakumara iki mugani wa Inyasi abwira Francisco? Gutunga iby'isi byose ariko ukabura ubugingo bw'iteka, roho yawe ikaba iri gutakara. Yibaze nanjye nibaze. Mutagatifu Francisco Saveri, udusabire buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masomo Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.